ya ande mijuru murabizi imbere kera hahoze hariyo satani. So muri uru ruganda rero umuntu ugereranye na satani ni umuntu bita Rusine. Impamvu ndayivuga, Rusine amasitsi afite muri iyi minsi ni nk'amasitsi satani yari afite akiri mu ijuru. Ni ukuri akitwa Lucifer yari afite amasitsi, umva, yari afite amasitsi mu ijuru ku buryo Imana yaramukunze, abamarayika bamukunda, abantu bose semwe n'ubu Rusine aza ugasanga mwese mwapapye ibiki n'ibiki, umva Rusine niyo mpamvu mugereranye na Lucifer. Ikindi kintu uburozi buraryoha guys, njye narakuriye for sure, twese muri kubona meze gutya ndi muzima barangiza bisiriye barangiza guys, nta muntu muzima uri normale wakora ibintu sibyo. Sibyo abashushu umva noneho nakomeje amanaliste ndabyibuka muri 6e secondaire tujya gukora examen d'etat. Hari umwarimu wacu yaraje aratubwira ati rwose mwagize mutera mugende mukore examen rwose bafatiye igihugu. Ndimagina eske kuki abantu bakunda kuvuga buri gihe ngo bafatiye igihugu, eske ibyo gihugu ni iki? Noneho muze analyse ndagusanga mu kumbe bw'igihugu ngo ku bagore ngo ni ibere, noneho ku bagabo nibwo nizi. Noneho ndimagina penje nk'umusore w'umunyarwandakazi nkaba nshaka kubafatira igihugu ndabafatira ikiko byombi bifite ni ukuri ndabifite abashu sive umva. Sasa rero indi blage ntabwo ndi buyivuge mpagaze, ariko ubundi ni gute naterura intebe hano hari abaprotocol someone amfashe intebe ayizanye hano ku stage. Ntabwo umusore w'umunyarwandakazi yaterura intebe ntibibaho, ariko n'umutinda ndanayiteruye habuze umuntu uzaniye intebe. Abashira umva sasa rero noneho hano kuri ibintu bimeze sibyo. Mu minsi ishize kubera ko naje ndi slay kuri nako I meeting and nakoze ubushakashatsi ku baslay. Ismail Manafunza akunda gukora amadocumentaire menshi ariko ntarakora documentaire ku baslay queen. So nakoze documentaire ku baslay queen ndavuga isi abaslay queen baturutse, bikora ubushakashatsi nza gusanga ahantu abaslay queen baturutse. So DJ wanje umushu nzamurira akantu turatwiki ahasaga mu mwaka w'1962 mu gihugu cy'Ubwongereza niho havukiye umwana w'umukobwa watawe na nyina witwaga Asley yabyaye umwana w'umukobwa amwita Sansons de la Paix de la Clan. Uwo mukobwa yakuranye umuco w'Slay Queen, gusa icyo gihe izina rya Slay Queen ntiryari ryakabayeho. Nitwa Ismail Manafunzi, ikiganiro ni Homo mugikurikira kuri televiziyo y'u Rwanda buri wa kane saa 3:30. Sansons de la Paix de la Clan ni umukobwa wakuranye ubwiza butangaje, ikimeho ndetse n'igihagararo, agakura akundwa n'igitsina gabo cyane. Igikundiro cye nticyagarukiye aho kuko ku myaka y'18 yaje gukundwa n'igikomangoma Prince de Sons de la Femme. Icyo gikomangoma cyaramukunze kiramukundwakaza hadashima igihe ise wa cya gikomangoma ariwe mwami w'Ubwongereza aratanga. Amaze gutanga cya gikomangoma cyahise kimusimbura ku bwami, kiba umwami, kiba roi de Sons de la Femme. Icyo gikomangoma kimaze kuba umwami cyahise kirongora Sansons de la Paix de la Clan ku mugaragaro, aba mwamikazi, aba queen. Amaze kuba queen yaje gufata izina rya nyina
aryitirira izina ry'akabyiniro yita Asley byongeye ko yari ari queen aba Asley queen nyuma yaje gufata iyo ayi imbere ayikuraho aba Slay queen guhera icyo gihe izina rya Slay queen ribaye Samson de la paix de la clan yari afite imico igiye itandukanye afite n'amarere ndetse n'ubwibone budasanzwe iyo mico ye akaba yarakoze byinshi yo kugira ngo yitoze abakobwa bose bo mu bwami bwe iyo mico hari hakubiyemo ibijyanye no gutrekinga gusiga inzara zo ku maguru no ku maboko ibyo abenshi bakunze kwita manicure pedicure na manicure pedicure uwo muco we warakomeje ntiwagarukira mu gihugu cy'Ubwongereza urakomeza kugera no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mijyi nka Los Angeles, Las Vegas, New York na Washington saho gusa byarakomeje kugera no muri Afurika y'Ibiyaga ariho u Rwanda ruherereye Shadia akaba ariwe Samson de la paix de la clan wo mu Rwanda akaba ariwe watangije umuco w'ubusilikwi mu gihugu cy'u Rwanda ubushakashatsi bukaba bwaragaragaje ko 80% by'abakobwa bo mu Rwanda bamaze kuba amasilikwi si ibyo gusa ngo ubusilikwi buterwa n'umusemburo wo mu mutwe witwa dopamine urekura imijyana imvubura ndetse n'uturemangingo n'ibyishimo bidasanzwe bigatuma uwo musilikwi agaragaza imico idasanzwe Shadibu abakunzi be bavuga ko afite ubwiza budasanzwe ubwiza iyo buza kuba umuntu ngo bwari kubaho ngo ndetse ubwiza bwe bwamugaje imboni za benshi Shadibu siwe gusa kuko afite n'abandi bamwungirije harimo nk'uwita Yorogakwiye ku mazina ye bwite yitwa Nyiranzamurere N'Ikimana yamuhereye Marie Goderie si uwo gusa hari n'undi witwa Twabyumvaga ku mazina ye bwite yitwa Nyirabuturumunyu Thérèse ikiganiro Slay nakagaruka kumana yanjye yego umva ça c'est grave chaud mu minsi ishize hari analyse nari ndi gukora murareba twaje hano muri Seka Live ubundi Seka Live n'ibintu by'uruganda rwa comedy hari ukuntu nza nkurigereranya nijoro uriya mutipe umaze kunyakira bita merci muri uruganda mugereranya na Yesu cause usanga abakomediye niwe utuzana nawe agiye yikomanga mu gatuza sometime ngo ni inzira y'ukuri n'ubugingo ngo ntawe ujya kwa rutura nta mujyanye sive ni ukuri abandi bakomediye bakazanwa na merci like kuri abazaba abandi n'aba bakansime rutura yizanira ku giti cye mbagereranya nka kuriya Imana kizamura abantu mu ijuru badakwiye nka bari aba Eli ba Enoch ba Mose nk'abo ngabo mu ijuru murabizi imbere kera hahoze hariyo Satani so muri uru ruganda rero umuntu ugereranya na Satani ni umuntu bita Rusine impamvu ndayivuga Rusine amasitsi afite muri iyi minsi ni nk'amasitsi Satani yari afite akiri mu ijuru n'ukuri akitwa Lucifer yari afite amasitse yari afite amasitse mu ijoro ku buryo Imana yaramukunze abamarayika baramukunda abantu bose semwe n'urusinaza ugasanga mwese mwapapye ibiki n'ibiki Rusine niyo mpamvu mugereranya na Lucifer ikindi kintu mbona cyatuma mvuga ko Rusine ari Lucifer Satani akiri mu ijuru yaravuze ati nzazamura intebe yanjye isumba y'izuba isumba y'ukwezi ngo nzamera nk'isumba byose rero Rusine kera twari turi inshuti tuganira mutelefona ariko ubu anjasini nkamutelefona ntanyitabe n'iki ni ikimenyetso kigaragaza ko yatangiye kwizamura anytime azamumanura agaflopinga nk'ibintu bakoreye Satani gusa nyine niba uri no kunyumva
numvise ngo umuntu wasimbuye ngo satani imijumbo ni marayika Gabriel basi nanjye sinkwika sinzasimbure gusimba sibyo abashusho nanjye sinkwika nanjye ndatwika ni ukuri umva nyine ibyo bintu byo mu ijoro byarakomeje ariko mfite imyuka nta kantu ko kunywa ntabwo nywa byeri munzanira akantu like nk'agafanta abaseriveri muri kugira ndi kujya ngira inyota cyane so byarakomeje ibyo nababwiraga bigiye Imana none yirema n'abantu ba Adamu ba Eva gusa abantu benshi bazi ngo Adamu na Eva ngo bari beza Adamu na Eva namwe ni ko mubyemera ngo bari beza shaho bari babi iyo ngiye n'imagine Adamu na Eva basaga nk'utuvuye vundisha umukuru w'utumwanda mana we ariko imagine fati ya mbere Adamu na Eva nta sabuni bagiraga sibyo ibyo nta kibazo pas de problème bakarabaga amazi gusa deux Adamu na Eva nta jefete bagiraga nta tondesi iki ni ishyamba Adamu urushoke imagine deux Adamu na Eva nta kutonde bagiraga nta rwembe bagiraga uri kumva inzara saruharwa umukomose ni iki trois ati ubundi Adamu na Eva toilette yabo yabaga hewe si mu gihugu bajyana ibyatsi isusa kiyogo ku mana yanjye Adamu na Eva bari bafite umwanda noneho ikimenyetso simusiga agashinguracumu ni ukuntu Adamu bavuga ngo yamaze imyaka irenga 900 ariko tekereza kumara iyo myaka irenga 900 sibyo ujya buri munsi utari wibosa n'umunsi n'umwe imagine uzi ko Adamu bamugara ushobora kugira ngo n'ikimoteri cyangwa bimuriha waranukaga mana yawe umva rero ndi kuza abantu babonye izi nzara nishyizeho bamwe batangira kuvuga ngo Joseph ngo wabaye ngo umutsinganyi ibiki umva abasho umva ja ndabiyamye abantu muvuga ngo ndi umutsinganyi ndabiyamye ikindi ndi umutsinganyi umva ndi umusore w'umunyarwandakazi jewe ndi umwana wa pasiteri ntabwo naba umutsinganyi ndi umwana wa pasiteri c'est vrai mvuze ku bintu by'abatinganyi nibuka mu minsi ishize njye nahuye n'abatinganyi mpura nabo nsanga bigaragambije ngo muri Bible ngo hari ukuntu ngo babarenganya ngo hari ibintu ngo banditsemo ngo bidafitinga ngo nibyo bemera ngo bazatetinga Bible ngo bandike ngo ibintu y'abatinganyi ndavuga ni se muri Bible bababangamira iki ngo nka hariya ngo handitse ngo Imana ngo yabonye Adamu ngo afite ibirungo birangije bimuremera ngo Eva ushaka kuhira umva nibyo nababwiraga ntacyo gashuha kirananjijishije byibagiwe narigeze mu by'abatinganyi noneho baravuga ngo hariya ngo banditse ngo Imana ngo yabonye ngo Adamu ngo afite ibirungo birangije ngo bimuremera Eva ngo no ngo bazabisibe ngo bavuge ngo Imana ngo yabonye ngo Adamu ngo afite ibirungo birangije bimuremera Damiye noneho ndavuga nagubice Damiye guteze ubasi bazashaka akazina kameze nk'aka Eva bavuga ko Imana yabonye Adamu afite ibirungo birangije ngo bimuremera Evode cyangwa ngo Evariste umva mana yanjye navuze shambu ibintu by'ubutinganyi rwose wapi rwose umva no reka ariko ibintu by'ubutinganyi sinabyiteza and hari indi analyse nakoze mu minsi ishize nari kujya ntekereza ku bintu bigiye bitandukanye baravuga ngo iyo ibintu byo kurya like amapizza amakanga n'ibiki iyo bibaye expire bikaba expire ngo uburozi ukaba wabyukana apfa none nari imagine eske uburozi abantu basanzwe bakoresha ko noneho bwo kwica iyo bwo bubaye expire bigenda biti muri mind yanjye nahise mvuga ibyo aribyo byose bwo buhinduka ibiryo ukaba wabushyira mu biryo ukaburya bukaba bwatakaje originalite yo kuba bwakwica umuntu uburozi buraryoha guys njye naraburiye for sure uretse mu kubona meze gutya ndi muzima barandoze biseriye barandoze guys nta muntu muzima
uri normale wakora ibintu